Dore ngibi byahanuwe byose kuri Yeriko. Ariko mu kindi gitangaza cyabaye. But another miracle. Nukunyika kw'inkike z'Yeriko. This is the destruction of the walls of Jericho. Kuri kugenda nshuti zanyu. Ngaho nawe banza wumvira ijambo. Ariko ni Yeriko yatangiriye Abisirayeli bava mu gihugu ca Egiputa binjira mu gihugu cy'isezerano, bahuye n'igikuta kibi cy'Yeriko. Nyuma y'ibi ngibi nyemerera dusome muri Yosuwa igice cyayo cya 6 umurongo wa 20 kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza. Haranditse ati, reka tubanze ku mutwe. Inkike z'Yeriko ziriduka bakiza Rahabu, abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye baratsinda. Uretse gato wumvishemo umudugudu wa Yeriko. Nyemerera wumva aya magambo yanditse ku murongo wa 21. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abana n'abakuru, inka n'intama n'indogobe, babyicisha inkota. Niba mwabyumvishije neza, iyi documentary twabakoreye ubucukumbuzi ku mujyi wa Yeriko. Ubu ngubu muri ibi bihe tugezemo Byanyuma tutatenya kuvuga yuko ariho Antikristo yateye amatako, niho inama zikorerwa zo guhirika amatorero menshi cyane hano kuri iyi si, ndetse n'amadini tutayibagiwe. Hari inyandika abahanga, abize theology, ndetse n'abapasiteri bagiye batandukanye n'abahanuzi batinya kubasomera ndetse no kubacukumburira ngo bazibabwire. Ibi ngibi nta handi wabisanga uretse hano kuri Team of God TV. Nyemerera ufite amahirwe ugiye gusoza iyi video. Nje wumva nk'ibisanzwe nitwa Prophet Alex. Iyi ngiyi ni Team of God TV. Mbahaye ikaze. Dore nguyu mujyi utangaje uzwiho amateka n'ubuhanuzi bukomeye cyane mu mateka y'isi ndetse n'abizera Imana. Uyu mujyi ndi kukubwira ntuwugereranye na Kigali cyangwa se ngo ugereranye na za Dubai n'ahandi migi yose ikomeye. Uyu mujyi wa Yeriko wanditswe mu bitabo byinshi n'abahanga bagiye batandukanye kubera amateka yawubereyemo. Ndagusaba gusa kugira ngo ubashe kuntega amatwi ndetse no kwicara umpereze umwanya muto yasingutindire ngusesengurira akantu ku kandi kugira ngo ubashe kumenya ibya Yeriko. Gusa ibyo ugiye kumenya n'ibishyashya kuruta ibyo wari uwuziho n'ibyo wumvaga gusa. Hari byinshi biri kuberamo Antikristo ari wari kuwukoresha kugira ngo abashe kugera ku mugambi wiwe. Ngaho nawe banza wihera ijisho wumve neza aya magambo, uyatega amatwi cyane, uraza gusobanukirwa neza ibyo ndimo ndakubwira n'isi nkwinjijemo nonaha y'ubucukumbuzi. Ntekereza umunsi inkuta z'Yeriko zaridukaga, inkuta zose zikubise hasi, ariko hasigara inzu imwe yonyine ihagaze mu mujyi wose. Ibikuta byose byararidutse uretse urukuta rwo ku nzu ya Rahabu. Ibi nibyo wumvishije mu matangira. Nawe ibazemo hagati cyangwa se mu mpera y'iyi video ibyo uri bubone cyangwa se ibyo uri bwumve. Reka uhishurirwe. Ese ubundi kuki Yeriko ifatwa nk'ahantu nyaburanga hafite amateka ahambaye cyane ku isi? Ibi ngibi bimaze kukubaza ndabijyanirana cyane no kwibaza iki kibazo ndetse nanagisubiriza rimwe. Umujyi wa Yeriko uherereye mu kihe gihugu? Reka ngusubize nturambirwe. Mu gitabo cyitwa The Earliest Town in the World. Iki ni igitabo cyanditswe n'umuhanga witwa Catherine Kenyon. Ubu ngubu n'ubucukumbuzi budasanzwe bwakozwe hagati y'1952 n'1958. Yaragize ati, abantu batuye ahitwa Tel es Sultani, aha ni ahantu h'ibyataburuwe mu matongo, archaeological site. Hafatwa nk'aho Yeriko ya kera yari iherereye kuva hagana mu mwaka w'900 mbere ya Yesu Kristo. Yarakomeje ati, ibi byatumye Yeriko ifatwa nk'imwe mu migi ya mbere abantu babayemo mu buryo buhoraho. Uyu mushakashatsi kandi atoroshye ni nawe ku isi nzima akitangirira ndetse akanikurikira, niwe wabanje kuvumbura iby'uru rukuta runini n'amabuye yararwubatse, ibisigazwa byarwo aho byari biri. Nshobora kubikubwira ntunyumve neza. Iyi nyubako n'ubu ngubu hano kuri iyi si iracyafatwa nk'inyubako ya mbere yabayeho ku isi, yubatswe n'abahanga ndetse inyubako itangaje yari inakomeye cyane hano kuri ino si. Ibi ngibi bimaze kukubwira n'ibindi ngiye kukubwira bihita byerekana yuko abantu bose bari batuye Yeriko bari bafite ubwenge buhambaye na tekinoloji yari igezweho icyo gihe yo kubaka ibintu bikomeye ndetse bitangarirwa na buri wese. Kenyon akomeza yerekana ko Yeriko yagiye yubakwa igasenywa
ikongera ikubakwa inshuro nyinshi mu binyejana byinshi. Akomeza ahamya adashidikanya ko mu myaka yamaze akora buno bushakashatsi inshuro nyinshi yagiye yifashisha ubutaka bwaho ndetse n'izo nyubako inkuta uko zagiye zisenyuka kugira ngo abashe kumenya neza amateka ya Yeriko. Yeriko, reka nyigutembereze tuyinjiremo neza muri uyu mujyi, neza twinjire muri uyu mudugudu uvugwa muri Bibiliya. Uretse gato nyemera nongere fata inyandiko mu gitabo cyitwa The New Oxford Anointed Bible. Iyi nyandiko niyo nasomye ndimo ndacukumbura, nyisangamo umuhanda uharuye neza urimo kaburimbo ubasha kutugeza kuri Yeriko. Iravuga ati Yeriko iherereye mu kibaya cya Yorodaniya mu burasirazuba bwa Yerusalemu. Gusa hano biratangaje, abantu benshi barimo nawe, barimo bakeya ndetse n'abandi bose wumvishije batekereza yuko Yeriko iherereye muri Isirayeli, ariko ntabwo ari byo. Ibi ngibi ndabihakanye, ntabwo ari byo. Ushobora kubihakana ukagira ngo nibeshye. None se nawe reba hano, uku nukuri kuzuye. Ubu ngubu Yeriko ibarizwa muri West Bank. Ibi neza neza biratwumvisha yuko iyoborwa na Palestina aho kugira ngo ibashe kuyoborwa na Israeli. Nyuma yuko mvuye aha nkugereye ahandi hantu habitse amabanga menshi cyane. Uyu nguyu ni umunyamateka akaba n'umwanditsi w'ibitabo akaba n'umuhanga icyarimwe yitwa Amiyahi Mazari. Mu gitabo cye yise The Archaeology of Ancient Israel yeruye cyane yaragize ati Yeriko yari imwe mu mijyi ya kera ya Kanani. Ati yagiye iturwamo n'abantu mu bihe bitandukanye. Arongera ati ariko yagiye isenyuka ikongera ikubakwa ikongera igasenyuka inshuro nyinshi. Ati kandi uko niko yahinduranyaga abayiyobora uhereye ku banyakanani, abasirikare ba kera kugeza ku bwami bunini bwayiyoboye mu bihe bitandukanye. Reka nkubwire ibindi bintu utaruzi. Ese uri bukabisiraheri Imana yabasezeranyije igihugu cy'Ikanani, kandi igihugu cy'Ikanani icyo nakubwira utaruzi nuko Yeriko yari iherereye muri icyo gihugu. Ese ibyo ngibyo warubizi? Hakozwe iki kugira ngo Yeriko iriduke kandi icyo gihugu aricyo cyari cyasezeranyijwe abisiraheri? Ngiye kukubwira byinshi nanone utaruzi, gusa ibi ngibi uranyemerera twifashije uyu murongo wo muri Yosuwa igice cyawo cya 6 nanone umurongo wawo wa 2. Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho, namwe ab'ingabo zose muzazenguruka umudugudu rimwe aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. Dukomeje nyemerera ngusaba akantu koroshye. Ndagusaba nanone niba uri umushya hano kuri Team of God TV, ndagusaba gukanda subscribe, kandi nawe dusanzwe tubana udusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Ntugende utavuze. Igitekerezo cyawe ni inkunga ikomeye cyane. Niba wifuza yuko hari indi documentary twazagukoreraho cyangwa se ubucukumbuzi, niba wifuza ko hari ikindi twazakubwira, wabitwandikira muri comment. Kandi iyi video niba wayikunze wisangiza bagenzi bawe nabo babasha gusobanukirwa, urabudufashije ivuga butumwa. Imana yo mu ijuru iguha umugisha wowe ubikoze. Munyemerere dukomeze kugira ngo simbatindire. Ese wigeze wumva umugore yitwa Rahabu? Maraya Rahabu kubera icyo abisiraheli bagiye gutera Yeriko ntihagira n'umwe asigara, ariko Maraya Rahabu we arasigara. Nyemerera nanone ibi ngibi tubisome muri iki gitabo cya Yosuwa igice cyawo cya 6 umurongo wa 22. Uranyihanganira cyane bashe kugeza ku murongo wa 23. Haranditswe ngo maze Yosuwa abwira aba bagabo babiri batataga igihugu ati nimwinjire mu nzu ya Maraya uwo, musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Umva icyantangaje hano ku murongo wa 23. Nuko abo basore bari batase barinjira basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose, babishyira inyuma y'urusengero rw'Abisirayeli. Haleluya! Ahantu ngeze nanjye ndumva haryoshye, gusa nanone harimo ibitangaje byinshi. Reka nkubwire, wari uzi ko hari ibintu byabaye bitangaje nyuma y'uko Yeriko ibashije guterwa n'Abisiraheli bakabasha kuyizenguruka inshuro 7? Yararidaguritse. Ntabwo Yeriko yari ikikijwe n'inkike. N'igiki cyari cyabaye? Nanone uranyemerera dusome muri Yosuwa 6 umurongo wa 26. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha ifura ye, n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Aya magambo uri kumva nubwo urimo urumva akomeye, ariko Yosuwa ntabwo yasoreje ahangaha. Yarakomeje avuga ibintu bikomeye biva mu kanwa ke, kandi Bibiliya ivuga yuko akanwa k'umuhanuzi karema. Gusa igitangaje, burya umunyarwanda yaravuze ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni. Nukubera iki uyu mugabo yabirenzeho? Uyu nguyu ni umugabo witwa Hiyeli w'i Beteli.
niwe wakoze amahano mu bantu bose bumvishije ibyo Yosuwa yavuze. Yongeye kubaka Yeriko nyuma y'imyaka myinshi, gusa ibyo Yosuwa byose yavuze byamusohoreyeho. Nyemerera gato nihuse cyane dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cyaho cya 16 umurongo wa 34. Haranditse ati: ku ngoma ya Ahabu Hiyeri w'i Beteli yubaka Yeriko, igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'ifura witwa Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umwana we w'umuhererezi witwa Segubu, nk'uko Uwiteka yari yaravuze avugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Bantu banjye, dore inkuru nziza mbafitiye. Muri gift collection turabambika neza imyenda n'inkweto bya original utasanga ahandi hose. Parfum zihumura neza ubwoko bwose. Nyamuneka, yaba abagabo, abadame, abakobwa ndetse n'abasore, iyi niyo shop yonyine ijyana n'igihe muri Kigali, ibabereye kuri buri muntu wese kandi ijyana n'ibigezweho. Ndakumva uhise wibaza byinshi ngo wadusanga he? Wadusanga i Remera Gisimeti ku muhanda w'amabuye hepfo gatoya y'agasoko k'imbuto. Ahangaha ni mu nyubako yitwa Equinox Market. Dore icyo utaruzi, ni twebwe dufite umwihariko wo gukora delivery aho umuntu yaba aherereye hose, yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, ikakugeraho nta nkomyi. Mwaduhamagara mukanatwandikira kuri nimero mubona kuri screen zanyu, cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zacu zose mubona hano kuri screen zanyu. Muri gift collection umukiriya ni umwami. You are welcome. Ndabasabye munyemerere, izi nkuru ziraryoshye ariko ndifuza gukomeza gucukumbura kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza. Umaze kumva gatonyanga mu nyanja nta kintu urumva. Mu by'ukuri tugana ku musozo, reka nsome ibindi bitabo bitoya cyane ariko binini mu bintu bijyanye n'ubwenge kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza byimbitse ku musozo w'iyi video. Ese wari uzi ko Yeriko yavumwe kugeza n'ubu ngubu uwo muvumo ukigendamo? Niyo mpamvu abantu baho biragoye yuko hari ikintu bakwagisesinga igihe bakiri hano muri iyi si. Inama nyinshi niho zicurirwa nk'uko nabikubwiye. Uyu ni Roland Friedrich mu bushakashatsi budasanzwe Security Sector Reform in the Occupied Palestinian Territories 2004. Ubushakashatsi bw'imiyoborere n'umutekano bwagaragaje ko Second Intifada, umutekano muri West Bank n'akarere ka Palestina wagabanutse. Ati ingendo n'ubucuruzi byaragabanutse kubera checkpoint nyinshi n'imbogamizi ku baturage. Icyo nakubwira nuko ibingibi byagize ingaruka nyinshi cyane utabasha kurebesha amaso yawe y'umubiri, keretse urebesheje amaso y'umwuka cyangwa se ugacukumbura ugasoma inyandiko nyinshi zigiye zitandukanye. Yeriko ni umujyi ubu ngubu buri wese atakwifuza kujyamo, ndetse n'uduce twishi tugiye dutandukanye two muri Palestina. Uyu nguyu witwa Charles Spurgeon, yari umuvugabutumwa ukomeye cyane mu nyigisho ze zo mu kinyejana cya 19. Gusa icyo nakubwira utaruzi, uyu mugabo yari akunzwe cyane kubera uburyo yasobanuraga Bibiliya kurusha abandi bose hano kuri iyi si. Charles Spurgeon asobanura ko inkuru ya Yeriko igaragaza ububasha bw'Imana, yerekana ko inzitizi zikomeye zishobora gusenyuka igihe abantu bakurikije ijambo ry'Imana ndetse n'ubuyobozi bwayo. Akomeza avuga ko Yeriko yerekana cyangwa se igaragaza itsinzi kitava ku mbaraga cyangwa se ku mitekerereze y'abantu runaka. Uyu mushakashatsi asoza avuga yuko ahubwo itsinzi yose iva ku Mana. Iyo wiringiye Kristo ibintu byose bibasha kugenda neza. Bantu banjye, reka nkomeze ngana ku musozo. Iyi ngiyi ni UNESCO, umuryango mpuzamahanga w'abibumbye. Tubabajije mu nyandiko zabo basobanura neza ko Tere Sultan Yeriko ari ahantu h'ingenzi cyane ku isi kuri ubu kubera ibisigazwa by'inyubako za kera biharangwa. Ati ibingibi nibyo bituma hasurwa n'abantu benshi cyane, harimo abashakashatsi ndetse n'abakerarugendo, ndetse na Tere Sultan Archaeological Site, Mount of Temptation Monastery, Ishamis Palace, ndetse n'inkengero za Jordan Valley na Dead Sea Region. Bantu banjye, mwebwe twabanye muri ubu bucukumbuzi cyangwa se wowe twatangiranye iyi documentary tukaba tuyigeranye hano ku musozo, twavuze ku mujyi wa Yeriko, ariko ni ibitabo byinshi twabashije gusoma ndetse n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Twebwe nka timu ya Team of God TV kugira ngo tubashe gutegura icyegeranyo kibagereho, byibuze bidusaba bamwe gusenga, abandi gucukumbura inyandiko zigiye zitandukanye kugira ngo tubahereze ukuri kuzuye, tugamije kugira ngo twubake abantu mu buryo bwa spirituel ndetse babashe no kumenya byinshi byihishe
twigishe mu bintu by'iyobokamana. Gusa muranyemera tube dusubikiye ahangaha. Iyi video ni ndende izagira ibice byinshi. Niba wumva wayikunze uratwandikira muri comment udusabe n'igice cya kabiri ndetse n'igice cya gatatu bizaza kuri iyi ngingo. Hari byinshi dukeneye kubasobanurira. Ese wumvishe hahandi Abisiraheli barwanishije ibibindi n'amabuye, Yeriko ntago tuyisoreje ahangaha. Turashaka kuyinjira tukayicukumbura tukayisesengura tukakubwira byinshi kuri ubu ngubu bisigaye biberamo. Gusa nyemerera igice cya mbere tugisubikira ahangaha. Ese warubizi ni igiki kintu gikomeye Antikristo ari kubaka muri Yeriko cyangwa se Palestina? Ndibaza ahangaha tugeze hari byinshi ubashije gusobanukirwa. Gusa ni dukeya kubyo tuzakubwira. Ndakuraritse ngushishikarize kurya mu muryango mugari w'Abatavuga TV. Ibi ngibi urabikora ukanze subscribe, ukande like, dusangiza n'ibitekerezo bya muri comment. Ngewe twabanye nitwa Prophet Alex. Iyi ngiyi ni Tavuga TV. Ndabakunda cyane. Icyo nakubwira, Imana ntigitsindwa.